Reka twizere ko mukiri kumwe natwe hano kuri Igicumbi News Online TV. Mu kanya twari ku nkuru iri kuvugwa mu karere ka Gicumbi y'umugabo wapfuye urupfu rw'amayobera. Hanyuma nk'uko mubizi ko ari ihame ko muri iyi ntara y'Amajyaruguru inkuru zose baba zihavugwa, tuba tugomba kuzigarukaho bitewe n'uko nyine Gicumbi News dukora mu karere ka Gicumbi mu Majyaruguru y'u Rwanda. Ubu reka dusimbukire hakurya yaho mu karere ka Rulindo. Mu karere ka Rulindo bari kuvuga ko iyi nkuru y'umugabo watawe muri yombi akekwaho kwica umubyeyi w'umubyara hariya mu karere ka Rulindo, niyo nkuru mbazaniye kugira ngo tubashe kuyigarukaho, mubashe kuba muyimenya. Inkuru njye nakwita ko ari nk'inkuru iteye agahinda, kumva umuntu yica umubyeyi we umubyara. Hari ibintu biba bitumvikana kabisa. Rero mu karere ka Rulindo nuko bimeze. Agatsongo nitwa Emmanuel Niyonizera Mustafa. Ndakomeza kukwibutsa gukora subscribe kuri channel yacu YouTube ya Igicumbi News Online TV. Ikindi kandi ukibuka gusura urubuga rwacu rwa internet wacu Igicumbi.rw kugira ngo tubashe kubana neza cyane muri rusange. Mbere ko twinjira mu kiganiro Igicumbi cy'amakuru, reko aricyo kiganiro kiza gukurikiraho, reka tumaze tubabwira iyi nkuru yo mu karere ka Rulindo y'umugabo witwa Gashirabake Pangurini cyangwa Pangarazi, wo mu murenge wa Masoro mu karere ka Rulindo. Basanze rero nk'umurambo ngo ku mbuga mu ijoro ryo ku ya 3 Werurwe 2023. Umuhungu we rero witwa Murwanashyaka Jean d'Amour ese yatabwa muri yombi bigashyirwa kugira uruhare mu rupfu rwa se muri rusange. Ariko bimeze hariya mu karere ka Rulindo. Mu kiganiro Kigali Today yagiranye n'umunyamabanga w'umurenge wa Masoro ari uwitwa nyina w'umuntu Domitira, yavuze ko aya makuru rero bayamenye, hanyuma bakajya kureba uburyo bimeze, baratabara basanga umugabo yamaze gupfa. Hanyuma umuyobozi yavuze ko umuryango warangwaga n'amakimbirane, witabye Imana akaba afite abagore babiri, ariko nyina wa Murwanashyaka ukekwaho kugira uruhare muri urwo rupfu rwa se, akaba ari nawe mugore mukuru, ndetse bari baranashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko, akaba yaramaze gutandukana n'uyu Gashirabake. Ariko bimeze yewe ntabwo byoroshye pe. Reka turebe wenda buryo bimeze. Umwana na nyina nibo bafatanyije mu rupfu rwa se. Gitifu ati nibyo twasanze yapfuye, ati byabaye mu ijoro ryo kuwa 5, ati ni mu rugo rwarangwagamo n'amakimbirane, aho umugabo yari afite abagore babiri. Umukuru rero ari we nyina w'uwo muhungu wafashwe, ati yari yaravuyemo yaragiye, ati uwo musore asigarana abana na se yewe na mukase. Nuko bimeze. Nyuma mu by'abaturanyi bavuga, birakekwa ko uyu Murwanashyaka yaba ari we wishe umubyeyi we, aho bavuga ko nubwo nyina yari yaratandukanye na se, bahoranaga bapanga umugambi wo kuzasubiza isambu yabo. Hanyuma rero ngo bakayisubiza rwose, bakavuga bati twebwe iriya witwa Gashirabake rero tugomba kuba tukontora uburyo ki twamwaka isambu yacu, ati nubwo yazaniyemo undi mugore. Nuko bimeze. Hanyuma Gitifu avuga ko iby'urupfu rwa Gashirabake bizagaragazwa n'ibizava mu iperereza, ati kugeza ubu inzego zibishinzwe ziri kubikurikirana, reka dutegereze bizava mu iperereza, ati tuzagenda tubimenya n'uburyo rwa ruriya rupfu. Yavuze ko kandi laboratwari y'ibimenyetso bya Gihanga Forensic Laboratory yohereje ababishinzwe mu buryana kugira ngo bamenye icyatera urupfu rwa Gashirabake. Hanyuma kandi uwo muyobozi yagize ubutumwa agenera abaturage, ati birumvikana
ati biriya byabaye si byiza, ati kandi byaba bishinzwe bari kubikurikirana kugira ngo ababigizemo uruhare bose babiryozwa, ati abaturage rero bagize ibyago turabihanganisha, ati kandi turasaba abaturage muri rusange kwirinda amakimbirane n'ibibazo bigize aho byatuma abantu hazamo rero no kuba hazamo impfati rwose mubane mu mahoro, akaba ariko bimeze hariya mu karere ka Rulindo, hanyuma kugeza kuri ubu ngubu nyakwigendera yamaze gushyingurwa, mu gihe uyu murwanashyaka Jean d'Amour afungiye kuri sitasiyo ya Murambi, hariya n'ubundi mu karere ka Rulindo za Mugambazi, mu gihe iperereza rigikomeje muri rusange, akaba ariko bimeze hariya mu karere ka Rulindo. Yewe aha ntabwo bizoroha mwa bantu mwe, niba aho umuntu ageze aho asigaye yambura umubyeyi we ubuzima ngo ni uko ngo bari gukurikirana isambu, n'ubundi ariwe wakubyaye. Mwa bantu hari ibintu biba bitumvikana, mwa bantu mwajya mvuga nti hari igihe umuntu neza yibuka ko yakoze icyaha ari muri gereza. Gerezani si nziza, gerezani ni mbaya. What's a game? Niko umuntu bikageraho ajya kumaramo umwuka umubyeyi we, nuko ngo ari kuvuga ati sambu muka data yayigiyemo. Ese wa mugore we wowe, umugabo mwarabyaranye, aravuze uti muhungu wanjye genda ufashe papa we tumumaremo umwuka turi ko twabona isambu. Nose ubu isambu arayibonye. Yewe ntabwo bizoroha kabisa, ngibyo byo mu karere ka Rulindo. Ubwo ngubwo uko bimeze nyine muri rusange hagati aho ngaho. Noneho reka nanjye mbe ngiye kabisa njye gutegura ikiganiro gicumbi cy'amakuru, mu kanya muraza kugikurikirana, aza tugira ngo nibi biba biri kuvugwa biba biri updated namwe mubashe kuba mubimenya. Mu gihe n'icyo mubivugaho, se urabona bikwiye ko umwana yakwambura ubuzima umubyeyi we bitewe n'isambu? Se ibintu by'amakimbirane mu miryango ubona n'iki cyakorwa kugira ngo bicike? Ndetse aho ngaho nitwa Emmanuel Niyonizera Mustafa, nkwibuza gukomeza kubana natwe n'iby'igiciro cyane, mukomeze kugenda mubana natwe, mukomeza no kugenda mugira ibihe byiza cyane muri rusange.